tamu i Burundi hari ikibazo kimeze gute? i Burundi hari ubwoba bw'intambara yuko ngo bashobora guterwa ntumbaze uwabatera gusa yo umukuru w'igihugu cyabo avuga yuko ngo u Rwanda rufite umugambi wo kubatera ariko ngewe nzi neza ko ibyo bintu ntabyo azigera abona iki cyo tukihorere ubwo bwoba bw'intambara bwo burahari ko Burundi bushobora guterwa ndetse kuva ibikoresho bya gisirikare byashya mu mujyi wa Bujumbura havutse ikibazo gikomeye noneho biza guhumira ku mirari ku itariki ya mbere z'uku kwezi kwa karindwi cyagiye ku munsi w'ubwigenge berekana bya bikoresho bishaje ngo hari n'ibyananiwe kugera aho bagombaga kubimurikira uranyumva neza bari kubikura mu bubiko ibyo byose rero ni ibintu byagiye bitera ibibazo ngira ngo uranabizi ko byageze naho umuntu witwa Mbayahaga yongera agatunga urutoki igihugu akavuga ati nimugure ibikoresho imurinde igihugu murinde n'abaturage bivuze ko hari n'ukuntu abarundi batangiye kwibonera neza ko umutekano wabo usumbirijwe ni kimwe icya kabiri kandi nyuma yo kuba usumbirijwe umutekano wabo udahagije ndetse nyuma yo kubona ko umutekano wabo udahagije babikomora ku kuba hari ibikoresho bya gisirikare byahiye n'ibyo biboneye bagasanga ari byo muri 60 byo muri antikite bigahumira kumira ari kubera ingabo z'u Burundi ziri ku rugamba muri Kongo zimwe zatangiye kwanga kujya ku rugamba ziri kuvuga yuko ngo zidafite ibikoresho bigezweho ibyo bintu byose rero byahagurukije bamwe mu baturage b'abarundi hari uwitwa Semerera hari abitwa ba Chimamanda hari ba Pacifique Ninahazwe n'abandi ikibazo cyabaye ikihe abarundi benshi batangiye kugaragaza ko igihugu cyabo kidafite ubushobozi mu kwirinda kidakwiye no kujya kuba kisanga mu ntambara uwitwa Pacifique Ninahazwe we yageze n'ahagaragaza yuko rwose igihugu cy'u Burundi gikennye kidafite n'intwaro kidafite ubushobozi n'abasirikare n'ibikoresho byose bigezweho nta bihari ariko abantu bagiye gutungurwa batungurwa no kubonaho umuvugizi w'igisirikare cya leta Gaspard Baratuza umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi habaye iki byagenze bite kugira ngo aze kuri X ku mbuga nkoranyambaga aze guterana amagambo n'abasivile bari aho ngaho bikorera ibyegeranyo bakaza bakagira ibyo bavuga ku gisirikare bigenze bite kugira ngo aze atangire aterana amagambo nuvuga ngo hari umuyobozi wa Focode Pacifique Ninahazwe yavuze ko igisirikare cy'u Burundi kitameze neza n'ibikoresho bitameze neza bituma umuvugizi w'igisirikare kandi umuvugizi w'igisirikare ntabwo ajya avuga mu izina rye harabanza hakaba inama y'abasirikare bakuru hamara kuba inama y'abasirikare bakuru agatumwa kugira ibyo avuga mu byavuye muri ya nama nta nubwo atumwa kubivuga byose atumwa kugira ibyo avuga mu byavuye muri ya nama nubona ari umuvugizi w'igisirikare cy'igihugu arimo kuza kuvuga ntabwo aba ari kuvuga ibyo yitekerereje cyangwa se bitaganiriweho n'igisirikare aba ari kuvuga ibyo abasirikare bakuru bamutumye nuzabona aza kuri X rero akandika ngo barundikazi ngo igihugu ngo kimeze neza ngo kiratekanye ngo ntimwite ngo ku byo runaka avuga wowe uri umusirikare uri umuvugizi w'igisirikare havuze umusivile ari kuvuga ibintu biri aho ngaho akurikije cyangwa se atekereza ko ari byo yabona ibyo byose biri aho ariko wowe ufite ibindi ushaka kumvisha mu baturage reka nkumvisha ibyo Baratuza Gaspard yatangiye yandika yaratangiye ati ku wa mbere z'ukwa karindwi 2026 aho u Burundi twahimbaza neza cyane imyaka 64 iheze turonse intahe yo kwikukira Pacifique Ninahazwe n'akarwi bakorana siwe wenyine yego siwe wenyine afite itsinda bamaze iminsi bacisha ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se mpwaniro ibiganiro aho yigira umuhinga wa gisirikare mu gutyoza urwego FDNB n'abarurongoye ngo ni inkuru yaronse zo kwizera nuvuga ngo we kuva uyari umuvugizi w'igisirikare
uyu Pacifique Ninahazwe hari inkuru ajya atangaza umusesenguzi yego mu bya politiki aho yafite NGO Focode ahagarariye ivuga amakuru nyine itangaza amakuru cyangwa se itanga ibiganiro cyangwa se igira ibyivuga wumva ukuntu byariye igisirikare cy'u Burundi kugeza ubwo cyakoze inama bindi kukubwira yatangaje ni byari bivuye mu nama ya gisirikare ni umuvugizi w'igisirikare wumve ko uwo Pacifique Ninahazwe yatangaje ibintu bigatuma igisirikare gikora inama harateye ibuye mu gihuru nyine uranyumva neza umva iby'igisirikare cy'u Burundi cyatangaje kubera byatangajwe n'umusivili dufashe kano kanya dufashe abo ni igisirikare cy'u Burundi FDNB dufashe kano kanya tumenyesha abarundi n'amakungu ubwo tumenyesha abarundi n'amahanga yuko urwego FDNB iriho igisirikare cy'u Burundi ruhagaze neza igisirikare cy'u Burundi gihagaze neza kandi yuko abarugize barangura amabanga bajejwe bisunze akarangamutima kabo nyine ko abayobozi b'igisirikare cy'u Burundi inshingano zabo bazikora neza n'umutima uranyumva neza ntihagire n'umwe aha agaciro ibiri ko birava mu kanwa kaba ba sesankuyoze atakindi kibaraza ishinge atari ukutyoza igihugu ubwo ni ukwandarika igihugu kuvuga nabi igihugu gusebya igihugu mvuga igisirikare cy'u Burundi kiri kivuga ngo biriya Pacifique Ninahazwe ari kuvuga sibyo biriya ari kuvuga ni ugusebya igihugu ntimumwumve donc umuturage aravuga igisirikare cy'igihugu kigahaguruka kikajya kunyamaza umuturage nubona igisirikare gihagurutse ngo kigiye kunyamaza umuturage umwe aba yabakorogoshoye abateye ibuye mu gihugu nubihuza mbaye ahaga avuga ati bagabo mutyaze wenyine n'uwitwa Semerera kuko aba bagabo baha haruguru barakomeye arabaza ati ibi ni ibiki donc abarundi bose urabona igisirikare kigiye kuvuga ibi bintu ni ubugurya ni nko gucecekesha abantu bose bari kubitangaho commentaire ni nko kubacecekesha genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire mu mutima wa Nyamasheke ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu hafunguwe hoteli nziza cyane Ibigabiro Hotel ahantu hihariye hagenewe abakunda kuruhuka kwidagadura ndetse no kwakirwa neza ishimire ibyumba byiza kandi bigezweho ihebuje ikiyaga cya Kivu amafunguro aryoshye ateguwe n'abatetsi b'abanyamwuga ahantu heza habera inama ndetse n'ibindi birori byose ibiruhuko byiza nta handi wabigirira uretse mu Bigabiro Hotel aho ubwiza ihumure kwakirwa neza bihurira uri mu Rwanda uvuye hanze y'u Rwanda urashaka kuruhuka ngwino i Nyamasheke mu Bigabiro Hotel bindi bisobanuro wahamagara kuri nimero uri kubona kuri screen zawe arizo 0788 93 cyangwa se ukatwandikira kuri email ibigabirohotel18@gmail.com Ibigabiro Hotel niho honyine ukwiriye kuburi n'abawe. Yes, rekazere ko wowe dukurikiye aho uri hose uguwe neza cyane kandi nanone bitameze neza urihangana ejo n'umunsi buzacya bucyana yandi mugani wa muhanzi nitwa Samu Gakire Robert Sympathique nawe arahabaye turagarutse turaje tumeze neza cyane Sempa yes Kristo Yesu akuzwe teka ryose akuzwe waje ndari nanjye naje turaje yego ngo turaje hari indirimbo ariko zari zirimo ubuhanuzi za kiragiye rega ubundi niyo mpamvu buriya Mariya Yohana yaririmbye intsinzi yayihimbye ryari iriya niyo meaning ya to foresee
erega nta muhanzi iyo wumvishe intsinzi ngenda yireba mu bice byose. nta muhanzi uhimbira guhimbarwa, nta muhanzi uhimba kubera ko yahimbawe. Haba hari ikintu bita inspiration. Yego, umuhanzi ahimbira guhindura. Ni ukuvuga ngo biriya bihangano byabo ntabwo ari ibintu bagiye bakora kubera ko bahaze. N'ikindi kintu speech tujya tuyivugaho ya His Excellence ari kubwira ingabo, uzikira speech n'ubu njya nyumva nkavuga nti ya kiba ntari atari icyo gihe mbavuga ko ari AI. Oya, aho yavugaga ngo ngo kila moja jua wazi kwamba jeshi hili ndio msingi wa maendeleo ya nchi. Nitakuwa mabadiliko ambayo atakuwepo. Ubundi ni ukuvuga ngo bira nibyo bikwereka, bira bigora abantu benshi. Uzi impamvu bigora abantu benshi? Bigorera abantu benshi mu kuba bira bifite aho bihure na vision. Uri kubyumva? Yego. Nta muntu ujya ukora bira bintu atareba kure. Ni Imana gusa bayigendera muri bari abantu. N'indirimbo z'ingabo warazumvaga. Ni Imana gusa. Tuponde kama misumari, nywele zote zitoke kichwani, hatuweze kurudi nyuma. Ni ukuvuga ngo bo uko byagenda ko biriya bihe ibintu bacagamo n'indoto bari bafite, nta nubwo bari bitaye ku bihe barimo. Yego. N'ibihe bari barimo barameze nk'abatabizi. Bo hari inzozi bari bafite, hari igihugu barotaga, hari ahantu batekerezaga ko bazaba bari mu gihe runaka. Ubundi ni kuvuga ngo nibya ne dora tuvuga ngo impamvu barwanaga, impamvu barwaniraga niyo yari nini gusumba ibindi bintu. Iyo mpamvu barageraga bakayirenga bakabona bayigezeho, ahubwo bakibona nyuma yo kuyigeraho uko ibintu bizaba bimeze. Bari abantu bari bafite impamvu ituma barwana, ariko iyo mpamvu ikanabemeza ko batazatsindwa. Ariko baze ko bari bafite impamvu ibemeza ko batazigera batsindwa. na bamwe mu basirikari bakuru barwanya urugamba rwo kubora igihugu. Yego. Kwa mfano ejo bundi bumvishe speech ibingira avuga ati afande natwe hari uburyo bira ibintu bigenzaga tutari twamenye, uzabitubwire. Nubwo ejo bundi uriya mwana bane bari mu itorero yabibajije ati nirihe banga wakoreshaga. Ako mu byukuri nje mba numva His Excellence wenda nuko abisobanuye biriya bintu rero Samu ibanga. Reka nkubwire, hari abantu bajya bafatira biriya bintu mu bihe by'intambara yo guhera muri 1990 kugeza 94 n'ibihe byo guhagarika jenoside n'ibindi byaje by'abacengezi n'urundi rugamba rwo kubaka u Rwanda kugeza ubu. Ntabwo biriya bintu byakorwaga ari ibintu byari bihutiyeho kubera intambara. Uranyumva? Niko umuntu aba ameze. Haba hari ikintu, haba hari uko impano umuntu yavukanye. Bari barateguye. RPF yabayeho ryari? Muri za 40 muri za buretse wumve muri za 80 na APR abantu ba APR bakibaho rwose. Kimwe mu bintu bari bafite ni manifesto. Bari bafite manifesto uko ibintu bigomba gukorwa, uko bizakomeza gukorwa nuko bizagenda. Semba ni ari igihe utegura umwana ubyiziye ufite buri kimwe cyose akakunanira. Uwo ni umwana w'umuntu. Uwo ni umwana w'umuntu. Wo rero si umwana w'umuntu bateguraga. Yari imigambi, imirongo migari yuko ibintu bizagenda. Ni nayo mpamvu wabonye ku rugamba bamwe barapfaga abandi bagakomeza. None se nta babaye ibigwari. Ibyo ntukajye ubitindaho rwose. Ntushobora gufata umufuka w'ibirayi ngo utekereze ko hazaburamo na kimwe kibora, ahubwo icyo ukwiye kubutekereza ikizabora nzagihiga mu bindi ngikure, nzajya mbyanika icyo nsanga cyaboze ngikure mu bindi. Ngewe rero nibyo nakubwiraga ko burya gutegurwa bijyana n'ubutegura. Icyo nkubwira ngiye ntago ndi kukubwira gutegura umuntu. Ngiye sinivuga gutegura umuntu, ndi kuvuga gutegura manifesto, imigambi, gahunda. Vuga ngo APR cyangwa se FPR uburyo ibintu byabo byari bimeze, byari biteguye byanditse ku buryo buri step yose banyuragamo kugeza na n'uyu munota. N'abantu bagira manifesto, tuzakora ibintu durya tubikora, kuko ijambo Perezida Paul Kagame avugaga muri 90 n'ubu ni ryo kivuga, cyangwa se ijambo yavuze muri 90 uko ibintu bizajya bigenda, ubu niko abikora none, niko bikorwa. Nibyo cyangwa si byo? Wala ambao wamegombana ni wezi. Wewe ukiwa mwizi tofauti gani? Hakuna tofauti. Nukuvuga ngo
uretse imyaka yicumye n'abantu bagakura, ariko imyumvire, imyemerere n'imyizerere bari bafite muri ya myaka yabahaga icyizere, kongeraho ya mpamvu twavuze barwaniraga, ya mpamvu iteye ubwoba, na n'ubu ngubu biracyakora. Noneho ureba aho bitereye ubwoba, noneho ubu noneho nta n'imikino wazana, ubwo ni bibi cyane, unavuze washya nta mikino. Ni abantu bazi abo bari bo, bazi abo bari bo, bazi nabo bifuza kuba bo. Urwo ni u Rwanda, bo ni ibyo bintu byose Abanyarwanda. ukumbwira ntabyirengagije. Yego. Ibyo bintu byose iyo bifite ukaba ufite umuntu ubiridinze, ubihedinze, noneho we ubyumva cyane, unanabizi ufite, noneho njyewe njya mbona uburyo His Excellence ameze, mbona atari byo kuvuga ngo ni uburyo ushobora kwicaza umuntu, hari n'ikintu bita impano. Ayo ni amataba bya ukuntu Imana yiremera umuntu ukwe. Yego, ni amataba by'amavuta. Reka ubundi Samu, reka nkubwire ikintu cyabayeho kuri Perezida Paul Kagame na RPF. Bageze mu gihugu mu ntambara yo kukibohora, bataranakibohora haba jenoside. Inkotanyi zihagarika jenoside, zirwana intambara y'abacengezi, batangira umugambi wo kubaka iterambere mu gihugu no guteza abaturage imbere. Ibyo byose byarabaye ku manywa y'ihanga, abantu babibona. Nta kindi kintu cyera kirabura, ni naryo banga Abanyarwanda. Uretse gato nkubwire, uretse gato ni naryo banga rikomeye Abanyarwanda bagendana, kubera ko basanze igihugu cyarasenyutse, ko bakibonye no muri Beneri harimo zirofra. Ibyo ntibyaciye abantu intege, ahubwo bakoze ibintu bikomeye byananiye abandi. Bakoze ikintu cyitwa structure. Iyo nama, hari inama yabereye mu Rugwiro, uzayumva arabayivugaho, sinshaka kwigarukaho cyane, yuko bagakwiye kuba ibintu babikora, nuko u Rwanda rugakwiye kuba ruyoborwa na systeme yakwiye kubikoreshwa uko u Rwanda rwayoborwa. Icyo nicyo ndi kwita structure. Bamaze gushyira iyo structure, bazana icyitwa system. Hari ukubaka ikintu, ariko wamara kucyubaka ukagena n'uburyo kizakora, sibyo? Ni kizakora. Systeme rero ubundi ibanga ryayo ni irihe? Iyo washyizeho, iyo wubatse ibintu ugashyiraho nuko bizajya bikora, wowe ikiba gisigaye ni ukuridinga, ni ukuyobora ibyo bintu. Kuko ugiye inyuma ya iruhande rwa systeme iramuruka, irakamuruka. Ni nacyo u Rwanda rwakoze. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu mu Rwanda ujya ubona umuminisitiri aguye mu ikosa yisanze mu igororero, umudepite akoze ikosa yisanze, umusirikare mukuru akoze ikosa yisanze, meya akoze ikosa yisanze, umuturage rusange akoze ikosa yisanze. Iyo ni systeme, nuko systeme bayubatse. Ibyo bintu rero u Rwanda rwarabitekereje, rubishyiraho, biranakora. None icyaje gutuma amata byara amavuta, Kiongozi alikuwa nani? Afande Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Vuga ngo iyo mitekerereze, iyo structure n'iyo systeme, none byabonye umuyobozi w'icyitegererezo Imana yiremeye, imwihera ubuhanga, ubwenge n'ubushishozi. Nicyo gituma ubona ibi bintu byose uko ubibona. Naho rwose ibi by'u Rwanda ubona abantu bose barwibazaho, ibyo u Rwanda rukora ubona abantu baryibazaho, nuvuga ngo nta kindi. U Rwanda ntabwo rwitaye ku guhangana mu bibi n'amadega n'ibindi biri aho ngaho. U Rwanda rwiteguye guhangana n'ikibi cyagirira nabi abaturage ndetse no guteza abaturage imbere. Niyo mpamvu ruhora intambwe imbere. Ntekereza sempa, ni ukuvuga ngo muri aka karere reka twifatire East Africa yacu. Yego, mu Rwanda nicyo gihugu cyabayemo jenoside yakorewe Abatutsi. Yego, muri aka karere no ku isi ahandi yabaye ni hakeya, si henshi. Ngira ngo ibihugu dufite izemejwe n'eshatu. Yego, harimo y'Abayahudi,
harimo n'iy'Abarmenia hakaza n'iyo mu Rwanda yakorewe abatutsi. yego Izo nizo zamaze kuba confirmed. Nubwo nyine numva n'abaturanyi baba bashaka kuyikureminga. iriya jenoside yakorewe ngo abahutu mu Burundi bo bararekaramiye yakorewe abahutu muri 72 muri Kongo ho baravuga Genocost. Yego. Ubwo njye bityo nshaka kuvuga u Rwanda rwarasenyutse rujya hasi rujya Yego. gutangirira kuri zero. yego Ibindi bihugu byo biriho Mm, bifite uburyo biriho. yego U Rwanda ruriyubaka rusiga bya bihugu. Mm, Noneho bigeraho ruba icyitegererezo, bigeraho ibya bihugu biza kwigira kuki ku Rwanda. Yego. Ubwo ngatekereza uwo muvuduko, ngahita mvuga ngo u Rwanda rubaye rutari ruyobowe nabi, ngahita njya mbere ya jenoside yakorewe abatutsi. Nkavuga nti habaye hatarajemo ibyo bibazo u Rwanda rukaba rwari rufite ubuyobozi bwiza nk'ubwo dufite ubu. Samu Ubu ruba rurihe? Samu biranashoboka ko rutakabaye ruri n'ahangaha ruri rwakabaye Uvuze rutarahagera. ngo rufite ubuyobozi bwiza. Birashoboka ko rwakabaye rutarahagera. Reka mbwire, ugomba kumenya ko amasomo menshi ava mu byo wanyuzemo. Umenye ko igitumye u Rwanda rugera hano n'umuvuduko rukoresha bura ni amateka rwanyuzemo. Icyo ugomba kucyumva kandi ukacyitaho. Uranyumva? Reka nguhereze urugero. Reka nguhereze urugero rusanzwe. Byiza ko ubanza kunyura. No, hari ukundi kuntu biguhindura bigatuma ntabyo upfusha ubusa. Ntiwica ubusa igihe, ntiwica ubusa ducyo ubonye, uhora uri maso, ntujenjeka, uri kubyumva, uhora uri menge. Yego. Urakenga ntacyo ukora uhubutse. Nicyo kintu nshaka kukubwira. Ndashaka kukubwira nose no mu mikurire yacu n'uburyo twabyirutse. Ntango twabyirutse duturanye zikize. Yego cyane. Twabyirutse duturanye zikize ku buryo mu buto bwacu twajyaga guhunayo tujya kureba ko baduha ku biryo cyangwa ku mugati. Cyane. Uriho na kabureba sometimes. Ariko uvuye kuri ibyo ngibyo by'icyo gihe by'ubwo buzima mu gihe cy'ababyeyi bacu, ubu uje none ushobora gusanga mu bana babo harimo n'abatagukurikira Cyane. turi kumwe. Kandi ugasanga nta n'ikintu gihambaye wanyuzemo cyaguhesheje ubuzima bwiza urimo, ni uko wagerageje kwirwanaho. Kubera iki? Kubera bwa buzima bubi wabonaga na bya bindi wifuzaga wajyaga gushaka ahandi. Kavuga uti nge nzigurira umugati ryari, nzigurira akanyama ryari, nzigurira urukweto rwiza ryari, nzigurira ipantaro nziza ryari, nzigurira ishati nziza ryari. Bigatuma uhumuka ugatangira no gukora, ugatekereza hakiri kare. Mu gihe abandi bakiri mu buzembe bwatuzarya iby'iwacu, ngo iby'iwacu se bizashira ryari kugira ntangire kurya iby'iwanjye. Ati ngewe niyo ntakora nabaho. Bikarangira kubera ko bigenda nka nyomberi atazi uko bigiye, agasanga we wamaze kwiteza imbere ugeze kure, we ari byo yari yariringiye, ibibazo bikavuka. Cyane cyane rero tunywe lesi. Yego. Ngayo ngo koreka twigendere. Nari ngiye kukubwira ngo nabonye bamwe mu bayobozi bo mu Burundi barimo basubirana. Abarundi ariko bashobora kuba bafite, nyuma y'uko perezida wabo bavuze ko u Rwanda rugiye kubatera, bafite ubwoba. Kandi ntabwo nubwo ababivuze kuriya bavuga ngo u Rwanda rushobora kuba ngo rushaka kubatera. Oya Samu, bimaze iminsi. Ngewe nzi ko hashize iminsi mu Burundi hari ikibazo cya baradutera. Iyo M23 iri gukomanga ku marembo bishobora kuba, kandi M23 ntabwo izatera u Burundi. Ahubwo u Burundi buri kwikanga baringa. Ni Uvira. Uvira se ni mu Burundi. Iyo ufashe Uvira se wateye u Burundi. Ubuteye u Burundi bubafashe kunda. Samu, i Burundi hari ikibazo. Kimeze gute? I Burundi hari ubwoba bw'intambara yuko ngo bashobora guterwa. Ntumbaze uwabatera. Gusa yo umukuru w'igihugu cyabo avuga yuko ngo u Rwanda rufite umugambi wo kubatera, ariko ngewe nzi neza ko ibyo bintu ntabyo azigera abona. Iki cyo tukihorere. Ubwo bwoba bw'intambara bwo burahari ko Burundi bushobora guterwa. Ndetse kuva ibikoresho bya gisirikare byashya mu mujyi wa Bujumbura havutse ikibazo gikomeye. Noneho biza guhumira ku mirari ku itariki ya mbere z'uku kwezi kwa karindwi cyagiye ku munsi w'ubwigenge.
berekana bya bikoresho bishaje ngo hari n'ibyananiwe kugera aho bagombaga kubimurikira. Uranyumva neza? Bari kubikura mu bubiko. Ibyo byose rero ni ibintu byagiye bitera ibibazo. Ngira ngo uranabizi ko byageze naho umuntu witwa Mbayahaga yongera agatunga urutoki igihugu akavuga ati nimugure ibikoresho murinde igihugu, murinde n'abaturage. Bivuze ko hari n'ukuntu abarundi batangiye kwibonera neza ko umutekano wabo usumbirijwe. Ni kimwe. Icya kabiri kandi nyuma yo kuba usumbirijwe umutekano wabo udahagije, ndetse nyuma yo kubona ko umutekano wabo udahagije babikomora ku kuba hari ibikoresho bya gisirikare byahiye n'ibyo biboneye bagasanga ari byo muri 60 byo muri Antikite, bigahumira kumira. Ari kubera ingabo z'u Burundi ziri ku rugamba muri Kongo, zimwe zatangiye kwanga kujya ku rugamba, ziri kuvuga yuko ngo zidafite ibikoresho bigezweho. Ibyo bintu byose rero byahagurukije bamwe mu baturage b'abarundi. Hari uwitwa Semerera, hari abitwa ba Chimamanda, hari ba Pacifique Ninahazwe, n'abandi. Ikibazo cyabaye ikihe? Abarundi benshi batangiye kugaragaza ko igihugu cyabo kidafite ubushobozi mu kwirinda, kidakwiye no kuba kisanga mu ntambara. Uwitwa Pacifique Ninahazwe we yageze naho agaragaza yuko rwose igihugu cy'u Burundi gikennye, kidafite n'intwaro, kidafite ubushobozi n'abasirikare n'ibikoresho byose bigezweho nta bihari. Ariko abantu bagiye gutungurwa, batungurwa no kubonaho umuvugizi w'igisirikare cya leta Gaspard Baratuza, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi. Habaye iki? Byagenze bite kugira ngo aze kuri X ku mbuga nkoranyambaga aze guterana amagambo n'abasivile bari aho ngaho bikorera ibyegeranyo bakaza bakagira ibyo bavuga ku gisirikare? Bigenze bite kugira ngo aze atangire aterana amagambo? Nuvuga ngo hari umuyobozi wa Focode Pacifique Ninahazwe yavuze ko igisirikare cy'u Burundi kitameze neza n'ibikoresho bitameze neza, bituma umuvugizi w'igisirikare, kandi umuvugizi w'igisirikare ntabwo ajya avuga mu izina rye, harabanza hakaba inama y'abasirikare bakuru, hamara kuba inama y'abasirikare bakuru agatumwa kugira ibyo avuga mu byavuye muri ya nama. Nta nubwo atumwa kubivuga byose, atumwa kugira ibyo avuga mu byavuye muri ya nama. Nubona ari umuvugizi w'igisirikare cy'igihugu arimo kuza kuvuga, ntabwo aba ari kuvuga ibyo yitekerereje cyangwa se bitaganiriweho n'igisirikare, aba ari kuvuga ibyo abasirikare bakuru bamutumye. Nuzabona aza kuri X rero akandika ngo barundi kazi, ngo igihugu ngo kimeze neza, ngo kiratekanye, ngo ntimwite ngo kubyo runaka avuga. Uri umusirikare, uri umuvugizi w'igisirikare, havuze umusivile ari kuvuga ibintu biri aho ngaho akurikije cyangwa se atekereza ko ari byo yabona, ibyo byose biri aho, ariko wowe ufite ibindi ushaka kumvisha mu baturage. Reka nkumvisha ibyo Baratuza Gaspard yatangiye yandika. Yaratangiye ati ku wa mbere z'ukwa 7 2026 aho u Burundi twahimbaza neza cyane imyaka 64 iheze turonse intahe yo kwikukira, Pacifique Ninahazwe n'akarwi bakorana siwe wenyine, yego siwe wenyine, afite itsinda. Bamaze iminsi bacisha ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se mpwaniro ibiganiro aho yigira umuhinga wa gisirikare mu gutyoza urwego FDNB n'abarurongoye ngo ni inkuru yaronse zo kwizera. Nuvuga ngo we kuva uyari umuvugizi w'igisirikare, uyu Pacifique Ninahazwe hari inkuru ajya atangaza, yego, aho yafite NGO Focode ahagarariye ivuga amakuru, nyine itangaza amakuru cyangwa se itanga ibiganiro cyangwa se igira ibyivuga. Wumva ukuntu byariye igisirikare cy'u Burundi kugeza ubwo cyakoze inama. Bindi kukubwira yatangaje ni byari bivuye mu nama ya gisirikare, ni n'umuvugizi w'igisirikare. Wumve ko uwo Pacifique Ninahazwe yatangaje ibintu bigatuma igisirikare gikora inama. Harateye ibuye mu gihuru nyine. Uranyumva neza? Umva iby'igisirikare cy'u Burundi cyatangaje kubera byatangajwe n'umusivili. Dufashe kano kanya, dufashe abo ni igisirikare cy'u Burundi FDNB.
dufashe kano kanya tumenyesha abarundi n'amakungu, ubwo tumenyesha abarundi n'amahanga yuko urwego FDNB iriho igisirikare cy'u Burundi ruhagaze neza, igisirikare cy'u Burundi gihagaze neza, kandi yuko abarugize barangura amabanga bajejwe bisunze akarangamutima kabo, nyine ko abayobozi b'igisirikare cy'u Burundi inshingano zabo bazikora neza n'umutima. Uranyumva neza? Ntihagire n'umwe aha agaciro ibiri ko birava mu kanwa kaba ba sesankuyoze, atakindi kibaraza ishinge atari ukutyoza igihugu. Ubwo ni ukwandarika igihugu, kuvuga nabi igihugu, gusebya igihugu. Mvuga igisirikare cy'u Burundi kire kivuga ngo biriya Pacifique ni nahazwe ari kuvuga sibyo, biriya ari kuvuga no gusebya igihugu, ntimumwumve. Donc umuturage aravuga, igisirikare cy'igihugu kigahaguruka kikajya kunyamaza umuturage. Nubona igisirikare gihagurutse ngo kigiye kunyamaza umuturage umwe, aba yabakorogoshoye, abateye ibuye mu gihugu. ariko ibintu bihuza nambaye ahaga avuga ati bagabo mutyazi wenyine n'uwitwa Semerera, kuko aba bagabo baha haruguru barakomeye. arabaza ati ibi ni ibiki? Donc abarundi bose urabona igisirikare kigiye kuvuga ibi bintu, ni ubugurya, ni nko gucecekesha abantu bose bari kubitangaho commentaire, ni nko kubacecekesha, nko kubabwira ati uyu nguyu ibi ngibi bari kuvuga sibyo, ndetse n'undi waba ufite uwo mutima wo kuba yabatekereza ibintu atyo cyangwa se yumva yabifata atyo, mwumve neza ko atari byo. None se habaye iki Samu? Bigenze gute ku gihugu cy'u Burundi ku buryo igisirikare cy'u Burundi FDNB kigezaho kuza kuvuguruza ibintu byavuzwe n'umuntu w'umuturage? Nuko ibyo bari kuvuga ari byo. Urakoze. Nimba abaturage batangiye kubona ko igisirikare kimeze nabi bakabitangaza, ariko se kari byo rumwe buri umuturage amenya amakuru y'igisirikare ute? ababa babibonye nyine nta mutekano baba bafite. Nimba ahubwo erega baturutse Bunagana bakubitwa, kandi mwe mujye mwemera ko ibyo tuvuga baba Ariko se babyumva. nimba igihugu bakinjirira bagatwika ububiko bw'intwaro, uyu nguyu baratuza akaza akavuga ngo ni umuriro w'amashanyarazi, perezida akaza akamuvuguruza. Niba ingibi baratuza yavuze wakwemezwa n'iki kari byo? mukanya neva navuga azavuga ati mugabo ako ntiyabivuga. Niba igisirikare kigezaho kuza kuvuguruza umuturage, nuko cyamaze kubona ko imyumvire iri mu baturage iri kuvuga ko igisirikare cyabo kitameze neza, kandi nabo bakaba buriya iyo umuturage aramutse avuze ngo igisirikare cyacu kimeze neza, ibyo ari byo byose bipuruvinga ahubwo kubitaduye. cyane cyane ko nta gihugu na kimwe ku isi ushobora kubona gishobora kuza kukubwira ko igisirikare cyabo kitameze neza. Ariko ubu none tuvugana, ni iki gishobora kukwereka ko FDNB batameze neza? Nuko bahonda, nuko aho bagiye gutabara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntacyo babafashije. Iki ni cya mbere. Icya kabiri, ububiko bw'ibikoresho byabo bwarahiye buri mu gihugu hagati. Icya gatatu, ikintu kibasha ibikoresho berekanye bya gisirikare bafite byagaragaye ko ari byo muri 60. Icya kane, abasirikare babo bari ku rugamba muri Kongo n'ahandi, yego, bavuga yuko badafite ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho byabafasha kurwana. Hoye hari n'andi makuru yahise kandi bamaze amezi 6 badahembwa. Abapolisi bamwe batangiye no kunyanyagira, bari kwigendera. Ibyo ni bisanzwe. bisanzwe. Kunyanyagira ntabwo yasubira muri ntuza, kuko ngo hari ukuntu biba bimeze, ubundi umurundi uri kurwana hariya aba ari ugupfa no gukira, kuko ujye usubira inyuma huwezi kurudi inyuma ni kufa na kupona. None se urumva utabutaye urugamba, uravuga ati triste ndarwanira hano nindugwaho. nta gihugu na kimwe cyakwihanganira bataye urugamba. Baragufata. Ubwo Sado yagusumbirije, agusumbirije. Icyo ubusabwa ni kimwe, unacitse wacika usubira mu bawe. Ntibinitwa gucika, byitwa kurokoka. Ya koko sepa makuru yo dufite ayu munsi reka tuyagarukiza aha. Dufite nandi makuru turi kubategurira ari buze kongeraho mukanya ya. Asante sana Samu, tukashimira abakunzi bacu ku Rugendo Online TV no kuri Inside Rwanda TV. Mukomeze mukore subscribe, like, comment na share, tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Turabakunda cyane. Asante sana. Ciao.